Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, ishyirwaho ry'amashyaka menshi, gukomeza. Umuntu agereranyije gahunda zariya amashyaka ane ya mbere tugiye kwibandaho, kuko ariyo yihariye urubuga rwa politiki kuva avutse kugeza ubwo yatangiye kuzima buhoro buhoro, hagasigara rimwe nk'uko turi bubibone. Usanga zisa, gusa itandukaniro ryayo rigaragarira ku kibazo cyo gusaba ubwisanzure bw'imbere mu gihugu, autonomie interne, ndetse n'ubwigenge, independance. UNAR yasabaga ubwigenge bidatinze kandi nta zindi nteguza, naho amashyaka yandi atatu asigaye ariyo APROSOMA, PARMEHUTU na RADER akifuza mbere na mbere demokarasi, ubwigenge bukazaba buboneka. Mu nyandiko dukesha abashakashatsi bo mu kigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP bagira bati, Gitera yafataga ubwigenge nko kwirukana abazungu ndetse no kugarura uburetwa mu gihugu, nyamara akirengagiza ko uburetwa bwashyizweho n'itegeko rya visi guverineri wa Rwanda Urundi ryo kuwa 26 Ukuboza 1922, aho tubibwirwa na Antoine Nduwayezu mu gitabo cye, aho agira ati, itegeko ryo kuwa 26 Ukuboza 1922 ryategetse ko abaturage bose bo mu Rwanda no mu Burundi bagomba gukora uburetwa. Ubu buretwa ni uguharura imihanda, gutera amashyamba, gutwara imizigo, guhinga ikawa, imyumbati, gushoka ibishanga, kujyanwa gutura i Kongo, Zaire, bacukura amabuye y'agaciro, hagataho umusoro n'ibiboko. Ikindi gitangaje nk'uko tubibwirwa n'abo bashakashatsi, nuko Kayibanda Gregoire we icyo gihe yabonaga ikibazo gikomeye ari ukubana kw'abahutu n'abatutsi, kugera ubwo ishyaka rye ryasabaga ababirigi ko abahutu babagenera igihugu cyabo n'abatutsi bakabagenera icyabo, maze ngo hakazajyaho leta yo guhuza ibyo bihugu byombi. Ibyo akaba yarabitangaje muri Kinyamateka yo kuwa 27 Ugushyingo 1959. Uretse iki kinyamakuru cya Kinyamateka kandi cyari kibogamiye ku ishyaka rya PARMEHUTU, hari n'ibindi binyamakuru byabaga byarashyizweho n'abashinze amashyaka kugira ngo bibafashe gukwirakwiza umurongo w'ibitekerezo byabo. Muri ibyo twavuga icyitwa Ijwi rya Rubanda Rugufi, cyari ikinyamakuru cya APROSOMA. Iki cyigishaga kwanga abatutsi ku mugaragaro. Umwanditsi Musangamfura mu gitabo cyatanga urugero rwa numero idasanzwe y'icyo kinyamakuru yasohotse kuwa 27 z'Ukwakira 1959, umunsi Gitera yise uw'isabukuru y'ibohozwa ry'abahutu, aho yatangaje amategeko 10 y'abahutu akanasohoka muri icyo kinyamakuru. Mu kwanzura avuga kuri iki kinyamakuru, uyu mwanditsi agira ati, Gitera, umuyobozi akaba n'umwanditsi mukuru w'iki kinyamakuru, yakoreshaga imbaraga ze zose ngo ahamagarire abaturage ubugizi bwa nabi, kuko nta bihano ibyo ari byo byose yashoboraga gufatirwa. Niyo mpamvu mu kinyamakuru cye yibasiraga umututsi uwo ari we wese. Hari ikindi kinyamakuru nacyo cya Munyangaju Aloyizi wari wungirije Gitera ku buyobozi bw'ishyaka rya APROSOMA. Iki kinyamakuru cyitwaga Soma, kikaba cyaravukiye cyangwa kuwa 31 z'Ukwamunani 1955. Iki nacyo cyagize uruhare mu gukangurira abanyarwanda kwanga urunuka bagenzi babo b'abatutsi. Zimwe mu numero zacyo zagize uruhare runini zasohotse zifite inyito zikurikira: kwihorera, guceceka, bishyize kera bibyara ubuswa. Cyasohotse kuwa 29 z'Ukwakabiri 1956. Rugeze mu mahina, cyasohotse kuwa 30 z'Ukwagatatu 1956, n'ibindi. Ntitwakwibagirwa ikindi kinyamakuru Temps Nouveau d'Afrique,
cyandikwaga mu rurimi rw'igifaransa, cyari kigenewe urubyiruko n'abandi bantu bajijutse bize amashuri ahambaye, mbese babasha kumva neza ururimi rw'igifaransa. Iki nacyo cyasohoraga inyandiko zigisha amacakubiri cyane. Iyo ugerageje gusesengura ibi bitekerezo byuzuyemo ivangura ry'abanyapolitiki, babivanaga mu bukoroni maze bo bagakora akazi ko kubikwirakwiza. Ibyo biragaragarira ku myitwarire y'abakoroni muri uyu mwaka w'1959, ndetse no mu mvururu n'ubwicanyi byabaye muri uwo mwaka nk'uko tugiye gukomeza tubisobanura. Nta n'uwashidikanya uruhare rukomeye ibi binyamakuru byagize mu gukwirakwiza urwango no gushishikariza abanyarwanda bamwe kugirira nabi abandi. Mu gihe cy'iyicwa n'iyirukanwa mu gihugu byakorewe abatutsi mu 1959, bikaba bishoboka rero ko ibinyamakuru byaba iby'urwango kandi bikagira uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, byavanye umurage n'isomo ribi kuri ibi binyamakuru byandikwaga mu gihe cy'itegurwa ry'umugambi wo kwirukana abatutsi mu 1959. Mu gitabo gitaha tuzasesengura uruhare rukomeye itangazamakuru ryagize mu gutegura no gukwirakwiza ibitekerezo by'ubugizi bwa nabi ndengakamere, ari byo byaje kugera ku rwego rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kuko ibinyamakuru ari byo byabaye umurongo wanyuzwagamo ibitekerezo bibi by'abanyapolitiki bayiteguraga. Itangwa ry'umwami Rudahigwa, amahirwe ku bakoroni.